Iyi ni Final Voice TV, tukaba tugiye kubatembereza ahantu hatandukanye, ni Youth Ministry Mid-Western Uganda Field, aho turi muri trip turi kwerekeza ahantu hatandukanye ngiye kugenda mbabwira. Aha turi mu muhanda unyuze mu ishyamba, kugira ngo muri kubona ibisimba twagiye duhura nabyo. Aha ngaha rero naho tugeze, turi kuzamuka umusozi n'amaguru, umusozi muremure cyane usaba imbaraga kugira ngo uwusoze cyangwa se uwurangize. Aha ngaha rero twagiye gusura ibintu bitandukanye, aho turaza gusura Lakes, tugasura Waterfall ariryo Sumo, tugasura icyo bise amabere ya nyina wa Mwiru, tugasura ngaho umwami wa kera yakandaje ikirenge n'icy'imbwa ye bikahasigara ahantu ku rutare, kugira ngo muri kumva ni amateka agiye atandukanye aranga kino gihugu cya Uganda, ngira ngo nk'uko nabibabwiye ni mu burengerazuba bwa Uganda. Rero ngira ngo muri kugenda mubona ahantu turi kugenda tunyura. Aha ngaha tugiye kwerekeza ahantu bagiye kuduhereza amabwiriza, bakatubwira ukuntu turaza kwitwara ndetse n'ibyo turaza gukurikiza. Kugira ngo muri kubona twicaye hamwe, abayobozi barimo kuduha amabwiriza y'ukuntu tugomba kwitwara ndetse n'ibyo tugomba kwirinda. Kandi ngira ngo aha ngaha twari turi muri kampuri, ubwo hari kuwa gatandatu w'isabato, aho twiteguraga ubwo kwinjira mu isabato mugira murabyumva. Rero uwo munsi niho twakoze urugendo shuri aha ngaha maze kubabwira. Ngira ngo amabwiriza ari kugenda agera ku musozo, tugiye kuva aha ngaha twerekeza kureba icyo bita Sumo cyangwa se Waterfall. Nituva aha ngaha guhabwa amabwiriza, kuko nta niyo bari kuduha, kuko ahantu tugiye kwerekeza ni ukunyura mu ishyamba, ishyamba ririmo inyamaswa, inzoka ndetse n'ibindi. Ngira ngo murabona isibo ya mbere niyo itangiye kugenda, nanjye ariyo ndimo. Isibo ya mbere ngiyi iri kugenda, ngira ngo muratubona n'amashyushyu menshi n'amatsiko menshi, ngira ngo nk'uko namwe muyafite, nk'uko mudukurikiye ndabizi namwe mufite amatsiko menshi nk'ayo nanjye mfite. Ngira ngo muratubona turi kugenda ku mirongo nk'uko badutegetse. Ngira ngo murabona twatangiye kwinjira ishyamba, tuvuye hanze y'ishyamba turinjiye. Nk'uko nabibabwiye, batubwiye ko harimo inzoka, hakabamo n'izindi nyamaswa, tugomba kugenda twitonze kugira ngo tutaza guhuriramo n'ibibazo. Ariko ngira ngo abayusi murabazi akavuyo kabo se ntabwo kanabura, ariko Yesu yaraturinze. Ngira ngo murabona ibyaremwe, muri kubona ibiti, ibyatsi bitandukanye, amabuye, ibi byose bigaragaza ubushobozi bw'Umuremyi ndetse n'uburyo isi yayitatse akayigira nziza. Ni gutyo murimo kutubona turimo kugenda twerekeza kuri rya Sumo nababwiye. Inzira ni iyo ngiyo, kubera nyine isanzwe ikoreshwa na ba mukerarugendo bagiye batandukanye. Inzira yo barayikoze irimo, ariko inyuze hagati mu ishyamba. Hari n'aho bagiye bagera bitewe n'ukuntu hari habi cyane, bagashyiramo ibiti by'abantu bazajya bifashisha bamanukiraho, kugira ngo batabasha guhura n'ibindi bibazo. Ariko mu kanya gato katarambiranye turaza kuba tugeze ku Isumo. Ntimucike intege cyangwa se ngo mugende mutarangije iyi video, kuko hakuyemo byinshi turaza kureba. Haba iryo Sumo, turahava tujya kureba amabere ya nyina wa Mwiru, turahava ndaza kubereka uburyo abana b'abajiya baba bari kurira ibiti,
ndetse turahava mbereka icyo kirenge ikirenge cy'umuntu n'icy'imbwa, ndaza kubasubiza aho tuba mbereke mbere y'ukuntu twasoje ingando, byose bikubiye umungumu. Ngira ngo muri kutubona turimo kugenda, aho niba muri uteze amatwi neza mutangiye kumva iryo sumo ririmo gusuma cyane, ngira ngo mu kanya gatoya tugiye kuribonesha amaso, ngira ngo mwatangiye kuribona ngiryo twarigezeho. Mbega ubushobozi bw'Imana, nibwo bwa mbere nagera ku isumo, ngira ngo namwe abenshi ndabizi nibwo mwaribona, mwirebere njyewe nabatungiyeho kamera, icyo musabwa ni ukureba, ukareba uburyo ubushobozi bw'Imana buhambaye, kugira ngo murabona ukuntu abana bishimye cyane, nta foto nta cyabaye, bafashe umwanya barifotoza bararyegera, yewe hari n'abagiyemo baritosa, ngira ngo muri kuribona neza cyane, muri kubona ukuntu abana bishimye, mu mafoto hari ku kazuba, harimo n'akayaga keza cyane, ngira ngo murabibona. Twarigezeho niryo sumo nababwiraga, ngira ngo murabibona, hepfo naho twaragiye amazi atembera, ngira ngo murababona abayusi barimo kugenda bahifotoreza amafoto atandukanye, kugira ngo bazabashe kwereka abatahageze ko bahageze. Ngira ngo tujye kuva ngaha twerekeza ku mabere, mbereke amabere nabashe gufotora, nubwo kuyegera batubwiraga ko bitemewe, nabwo naribye kugira ngo mberekeho gatoya, ariko ni menshi, hari n'andi ntabwo ari aya gusa, harimo ay'abantu, hakabamo ay'imbwa, y'inka, ni amabere akozwe yameze ku rutare, ntabwo ari amabere ari ku ahandi hantu runaka, ari mu bitare nimwo yagiye amera. Ngira ngo nk'uko aho ngaho turahavuye, naho tugeze aho abajiya nabo bari kwiga kurira ibiti, turacyari muri iryo shyamba, kurira ngo barebe ko nabyo baba babizi, kuko umujiya wuzuye agomba kuba azi ibintu byose, ku buryo bibaye ngombwa ko yurira igiti yacyurira. Ngira ngo murababona ngabo mu migozi, murabyibonera, ntabwo ari ibintu ndirirwa mbasobanurira cyane, kugira ngo murabibona, ariko ibyishimo ni byinshi, tiripu yagenze neza, yewe ese barashima Imana mu yandi magambo. Ngira ngo murabibona na bashiki bacu nabo kurira barabizi, ngira ngo ngibyo murabyibonera. Tugeze kuri cya kirenge, ngira ngo ngicyo cya kirenge cya wa muntu murakibona neza, ngicyo ni icy'imbwa nacyo murakibona. Ibyo nibyo birenge nababwiraga nabyo twagiye gusura. Aha ngaha tugiye kuhava mberekeza noneho ahantu tuba, cyangwa se ahantu twari duturutse, ahantu dukambitse ni aho ngaho. Murabona amatente tubamo, nyine tuba turi nk'abasirikare, kuko ntabwo turara mu mazu, ahubwo turakambika nyine nk'uko ari ingando, twubaka amahema. Ngira ngo sinagenda ntaberetse ikibuga twakoreragamo, haba akarasisi ndetse no guhabwa andi mabwiriza, ni icyo kibuga twakoreragamo. Ngira ngo murabona n'urusengero urwo ngurwo ruri hirya y'iyo modoka, rwari ruhari, aha bahita Kazinga, ikaba na disitirigiti ya Kazinga. Ngira ngo ikindi murabona nyine intebe twiciragaho izo ngizo, kuko hari ikigo cy'amashuri cya Adventist twifashishaga, iyo stage yacu twari twarubatse. Ngira ngo ahari ntabwo nibuka umunsi, ariko nyine muri kubibona hari mu masaha y'abantu bari gutegura
ibyo kurya, abandi bari mu myitozo gukina n'abagorora ingingo. Noneho ngiye kuberekeza twasoje ingando ku isabato, ngira ngo murebe naho ukuntu byari bimeze. Ni gutyo aho mu marushanwa agiye atandukanye yari yakozwe mu gihe cy'imibyizi, bari guhembwa bitwaye neza abambaye, cyari igihe cyo kubahereza ibihembo. Ngira ngo murabibona abantu bari bishimye bari kumva ingando itasoza, ariko twari turi gusoza. Ubu ngubu mu gitondo gikurikiyeho twari twiteguye gutaha, ariko twumvaga twakwigumirayo. Nk'uko nabibabwiye, iyi ngando yabereye muri Mid Western Uganda Affiliate, kuko yari iya Affiliate yose, kandi ibera mu ntara ya Kazinga, kandi ngira ngo yarimo abantu benshi cyane kuko nabiberetse. Twakoreye mu za trip nk'uko nabiberetse, twigiramo iby'ijisho nk'ibisanzwe, iby'umubiri, iby'umwuka ndetse n'iby'ubwenge, ndetse habayemo no kwambikwa kw'abamasa guide, kubazamura, ndetse n'ibindi byiciro bigiye bitandukanye nabyo babizamura mu ntera. Ibyo byose ni ibintu byabereye muri iyo ngando, murumva byari byiza cyane. Akarasisi, ababande, ibyo byose ni ibintu byabereyemo. Rero ngira ngo icyo nabashishikariza ni ugukomeza gukurikirana Final Voice TV, kuko ariho wasanga amakuru nk'aya ngaya, ibiganiro nk'ibi ngibi, tukitemberera isi tutavuye aho turi, kandi tukahigira ijambo ry'Imana, haba mu byaremwe, haba mu by'umwuka, kugira ngo twitegure kugaruka kwa Kristo kugiye kuza vuba bidatinze. Rero twagenda tutakubwiye ngo ukora share, subscribe, comment and like, birakenewe kugira ngo ujye ubona ibindi biganiro bikurikira. Kandi si gusa n'ibibwirizwa birahari, za sermon n'ibindi, kandi tugiye no kubanyurizaho amavuna. Icyo nicyo nabasaba mu izina rya Yesu, amen.